ibaye myinshi niruka mbaza abahisi n'abagenzi bo mundangire mu misozi ndetse n'ibibaya mbaza benshi bo bandangire mbese Imana irihe ibahe mundangire nanjye nyibone mbese Imana irihe ibahe mundangire nanjye nyibone agashyize kera gahinyuza intwari iminsi yanjye yambije ukuri ngo Emmanuel Imana kumwe natwe tuzi umutima uri kumwe nyamara tuyishakira kure aho itari kandi muri kumwe urebe neza mwene so iyo niyo kandi muri kumwe nyamara tuyishakira kure aho itari kandi muri kumwe urebe neza mwene so iyo niyo kandi turi kumwe iyo niyo nawe muri kumwe dushakira kure rurema kandi turi kumwe tukiruka imisozi n'ibibaya nyamara turi kumwe dushakira kure rurema kandi turi kumwe tuzinduka imisozi n'ibibaya kandi turi kumwe nawe muri kumwe nyamara tuyishakira kure aho itari kandi muri kumwe urebe neza mwene so iyo niyo kandi muri kumwe urebe neza mwene so iyo niyo kandi muri kumwe iyo niyo kandi muri kumwe iyo niyo kandi muri kumwe MT22 Music turabakunda cyane kandi tubitayeho muhumure uko tubateganyiriza ibijyanye na music niko tugenda turota inzozi nshyashya ku bijyanye n'ibyo twifuza kubagezaho rero nizere ko mwishimye kandi mumeze neza aho muri abatameze neza no kuri muhumure Imana irahari yo kugira neza hanyuma rero uyu munsi nateguye isomo ryo kugira ngo mbereke nibura ibika bitatu ubwo bindi tuzabyongeraho next bitatu byo kuba wamenyereza ugutwi kwawe ugutwi kwa music cyangwa se music understanding cyangwa se mu rindi zina mu byo twita ngo oreille musicale oreille hwati oreille musicale sibyo ugutwi kwa musique uburyo ushobora kumva musique yo kureba imyitozo nibura itatu badusaba kugira ngo nibura tuzamure ugutwi kwacu
Mbashimira rero abanyeshuri mukomeje kwiga cyane, abanyeshuri baherereye mu mahanga, mu bihugu bitandukanye mukomeje kwiga umuziki mu buryo bwa online, simvuga kuri YouTube gusa ahubwo ndavuga abakomeje kwiga ku giti cyabo kuri WhatsApp mu buryo tubakurikirana, turabashimira mukomereze aho ni ukuri, kandi uko mumbwiye ngo mwabifashe mukanyereka ibyo mwakoze, bashuti banjye muranezeza. Abanyeshuri baje hano ku ishuri ndabashimira, ndabakunda, mba numva nagumana namwe kuko mumpora ku mutima, mba numva ibyo mbapangira ari byo ngomba kubaha kandi muranshimisha. Mukomeze muhateho, mukore imyitozo nk'uko nkunda kubibasaba, rwose tugomba kugera aho twifuza kugera. Rero ndabashimiye cyane. Isomo rya mbere cyangwa se umwitozo wa mbere wo kugira ngo tuzamure ugutwi kwacu, ugutwi gukora hehe sasa? Gukora muri cya gihe umuntu aba afite gitari, akaba azi gucuranga aya manota nta kibazo, kuyafata nta kibazo, sibyo? Ariko indirimbo yaza akabura uko ayakoresha. Ndabizi muri benshi muzi kuyafata, ariko ntabwo rero imizikari yanyu yagiye izamuka ngo mwumve ngo urugero wenda dushakira kure rurema kandi turi kumwe, ngo umenye ngo amanota arazamutse cyangwa aramanutse. Dushakira kure rurema kandi turi kumwe, ugasanga ntabwo uhise ubyumva vuba ngo umenye ngo inota riramanuka muri kane rijya muri gatanu cyangwa se riza muri rimwe. Kubera iki tuvuze iyo mibare ko ari itatu? Nuko ki watangiriyemo ubundi niryo rimwe, reka tuyite do. Irindi nota uza kwimukiramo baryita fa. Do, fa, fa. Mu bisanzwe fa ni iya kangahe iyo bara urutonde rw'amanota? Do, re, mi, fa. Si kane? Si iya kane? Yes, muri make iyi ni rimwe ni do, fa ni iya kane, sol ni iya gatanu, sibyo? Tubare twembe do, re, mi, fa, sol. Sol ni iya kangahe? Ni iya gatanu. Naho kenshi filozofi ziva zo kubyita ngo iyi ni rimwe, iyi ni kane, iyi ni gatanu, ababizi bo bazi ko kabiri ari mineri na gatatu ari mineri ndetse na gatandatu ari mineri, sibyo? Now, hari abantu rero batarabyumva neza ngo bumve ngo aya manota, ese iyi ndirimbo ubwo imanutse gutya ndaza kujya hehe, ubwo izamutse ndaza kujya hehe, sibyo? Ntabwo abenshi barabimenya kubera ugutwi. Ngiye gukora ku mwitozo wa mbere na mbere ugiye gukora kugira ngo ubyitwararike, ugutwi kwawe noneho kugende kwaguka gake 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 gake. Icya mbere na mbere, abashakashatsi abahanga batubwira yuko kugira ngo uzamure ugutwi kwawe ari ukumva indirimbo zitandukanye, se music itandukanye mu matwi yawe. Ushobora kuba wicaye uri mu ofisi, ushobora kuba wicaye uri mu kazi ari hose, cyangwa se uri umuntu uri kuri tele utamenyereye kumva umuziki, ushobora gushyiramo headphones. Hari headphones nziza cyangwa se za bluetooth ariko nziza original, kuko iziri pirate nyinshi zica amatwi, zirwaza amatwi, zica amatwi, noneho bivanze n'imiziki itakugenewe cyangwa se imiziki mibi nayo yongeraho ikakwica cyane. Hari earphones cyangwa se headphones nziza nzima, cyangwa se za zindi twita bluetooth nzima za original zifite umuziki muzima wa nyawo. Icyo gihe rero uzishaka nta kibazo wanampamagara. Hanyuma rero icya mbere tubonye umwitozo wa mbere nicyo bita kumva umuziki aho uri hose, kubera ko iyo wumva umuziki ubwa bwonko bwawe bugenda burobanura amajwi atandukanye, sibyo? Kano kantu konyine gusa, do, so, do, so, mi, do, do, konyine gusa, sibyo? Ubu gatinze mu matwi yawe, icyo wasangamo ni kimwe, nuko nubwo waba uri mu rugo cyangwa uri mu buriri udafite gitari, watangira kumva akantu ka kantu mu bwonko. Do, so, do, so, mi, do, so, mi, do, fa, mi, do, re, fa, mi,
urumva ako kantu ndi kumva mu matwi nawe nezere ko uri kukumva neza gasobanutse, ako kantu byonyine ukumva gusa ubwo ukamenyereza ubwonko ugatsindagira ubwonko wumva kakuryoheye, kagukiza indwara nyinshi, kagukiza stress ndetse igatuma na bwa bwonko bugenda busobanukirwa kandi bukarobanura n'amajwi. Niyo mpamvu ujya gucuranga ukumva ucuranze ibintu byiza kuko ubwonko bwawe buri fresh. Icya kabiri bwagiye burobanura ibyiza ukamenya ibibi n'ibyiza, ariko ujye urumva nk'iyo music urumva nk'iyo music ntabwo irobanuye. Icyo ni icya mbere, ni amajwi atarobanuye, ni amajwi atagendeye ku murongo. Icyo gihe ubwonko bwawe nubumenyereza kumva umuziki nk'uwo nguwo, n'ubundi ibintu byose uzajya ukora bitandukanye ni akavuyo. Umuziki uzajya ukunda uzamenyera ni akavuyo, nujya no gucuranga ndetse uzacuranga akavuyo, kubera yuko ntabwo ubwonko bwawe butoje kurobanura amajwi meza yo twita indobanure. Niyo mpamvu burya abahanga basobanura icyo bita code. Code icyo ari cyo, ko ari amajwi guhera kuri abiri kuzamura. Hari abavuga ko abiri atari code, ariko mu bundi buryo ni code rwose. Bipfa kuba uyacurangiye rimwe cyangwa se muri arpege, sibyo? Rero bivuze iki? Kumva ayo majwi arobanuye, sibyo? Kuko ntabwo wafata iyi ni tuyite soprano, iyi ni tena, alto, soprano yo hejuru, sibyo? Urugero, sibyo? Urumva ukuntu agendeye ku murongo, do mi so, nawe ntabwo wagira ngo urumva ko bitagendanye. Aya majwi ntabwo arobanuye. So ubwonko iyo umenyereje kumva amajwi arobanuye butangira kumenya bwabwo kwirobanurira amajwi arobanuye. So ni kwa gutwi kugenda gukura kugenda kumva ibyiza. So icya mbere tubonye rero, tubonye iki sasa? Kugenda twumva music, ushobora gushyiramo headphone, ushobora kuri mu kazi kumva umuziki, ariko nugera mu rugo gerageza usange music imeze neza. Rero icyo ngusaba ni kimwe, nuko wahora wumva umuziki. Icyo ni icya mbere. Kabiri, icyo bita experience. Ushobora kumara igihe kirekire, sibyo, uri kugira gute, uri gucuranga cyangwa se uri kuririmba cyangwa se uri kumwe n'abandi bantu bari gucuranga, nawe ugacuranga nabo cyangwa ukaririmbana nabo. Icyo gihe uko ugenda ubimenyera babyita experience cyangwa association, sibyo? Uko ugenda ubimenyera niko ugutwi kwawe cyangwa se bwa bwonko bwawe bugenda burobanura amanota mu buryo bwiza. Rero Imana ibagire neza. Hanyuma dore umwitozo nshaka kuguha. Umve uzacuranga umurya umwe, uwigane n'akanwa kawe. La la, curanga undi. La 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 la, yaba uri kuri piano cyangwa se kuri gitari. La So urabyumvishe? Uwo ni umwitozo nshaka kuguha kugira ngo ufate gitari yawe cyangwa piano ugende ukora imyitozo nk'iyo ngiyo gake kugira ngo ugutwi kwawe kubashe kurobanura amajwi ya nyayo. Rwose iyo myitozo iraza kugufasha. Rero ndagira ngo nujya ubigerageza ushobora kunyoherereza audio nibyo byiza, kugira ngo numve ukuntu wagiye ubikora nta kibazo.
mu rwego rwo kugira ngo numve uburyo wabikoze mu buryo bwiza, cyangwa se ukandika no kuri channel ya MT22 Music, ndetse nkwibutsa ko wowe ukiboneye iyi video bwa mbere, rwose gukora subscribe kuri twebwe biratunezeza, ni ukuri uradusapotinga mu buryo bwiza kandi bushimishije. Ushobora no gufata video ukayisharinga wayidownloadinze, cyangwa naguhaye link ushobora kuyikora like, nabyo kuri twebwe ni umunezero n'ibyishimo cyane. Rero ndabashishikariza gukomeza kudukurikira, kuko twiteguye kubaha ibyiza bihoraho iteka n'iteka. Ndabizi ko mufite ikibazo cy'ugutwi abenshi, rero mungane muze mu ishuri cyangwa se mwige online WhatsApp nkuko n'abandi biga, mbakurikirana ku giti cyabo, cyangwa se nanone mukurikirane no kuri YouTube, naho haba hari amasomo ushobora gukurikiranaho mu buryo bwiza kandi bikagufasha mu buryo bwa nyabwo. Ariko mwibuke ko burya kuri YouTube ni byiza, yes, wahigira nta kibazo, ariko ni byiza kubonana n'umwarimu, bitewe n'uko icyo bita touch ntabwo YouTube igitanga, cyangwa se mbivuge mu kinyarwanda cyiza cyumvikana, konka, sibyo? Ntago wakonka umwarimu kuri YouTube, ntabwo bishoboka, biragora, ntago wafata neza ijana kuri indi, cyane kuri YouTube hataba ari amasomo atondetse ku murongo umufuririzo, kuko twigisha abantu batandukanye. Narayabwiye ubushize ko twigisha aba beginners, ndetse abo hagati n'abo hejuru, mbese abamaze kugira icyo bamenya n'abo hejuru nabo tukabigisha bitewe na level bashaka kuzamukamo. Imana ibagirire neza.